duherukana b'Imana ari ku cyizere cy'uko Solange azamwigisha imashini yo kudoda imyenda. Sheila ahangayikishijwe n'ibura rya Peter. Ubu byifashe gute? Mukurikira umukino. ariko uzarira kugeza ryari Sheila? Ihangane. Ndeka ndirenwa, ndeka pe. Impamvu ukomeye nuko atari murumuna wawe wabuze. Jesus Christ. Utiki Sheila? None se tuvugishije ukuri, yaza kuba ari umuvandimwe wabuze wari kubukomeye bityo. Agaho kari kuwundi karahandurika nyine. Ndeka ndirire Peter, kandi nzanakomeza kumurira kugeza igihe azabonekera. Sheila, nubwo ukoresheje amagambo atari meza, ariko ntacyo reka nihangane. Sinakurakarira pe. Ahari wirengagije ko Peter nanjye ari nk'umuvandimwe wanjye, icyamubaho cyose nanjye kitanshimisha. Ngo basi tuza tubona uko tuganira ku byaduhuje. Sibyo bebe? Umuna Peter azaboneka. Icyangombwa nuko twatanze ikirego mu nzego z'umutekano. Reka twizere ko bazakora akazi kabo neza bakamubona ari muzima. Wa mugani. Nuko byizera Sheila. Gusa ntakubeshye Sheila. Igihanga cyanjye cyanze gukama amarira. Isaha ku yindi mbandirira Peter. Ndabyumva mon cœur, ariko nyine nugukomera. Ngaho nacecetse. Nuko. Reka twiganirire ibyanzanye. Sinabyiza ko naheranywa n'agahinda nubwo katabura kunyihugikana. Hagati aho Sheila. Yego. Impamvu uje kukureba ntanguranwa no kugira ngo utajya ku kazi tutabonanye. Nyine nagira ngo nkubwire ko ari ahantu bampamagaye bambwira ko natoranyijwe mu bagomba kuzakora ikizamini cy'akazi. Uyize ntumbwire Sheila. Yesu wanjye. Sheila wanjye nukuri mbabarira mwibye. Uravugisha ukuri. Baba we. Ugwakumvishije. Ariko uri gutangaza mana uzahora uri gitangaza pe. Tugiye shati wambaye waje kuyitera ubwo nise yongera ikikunja koko. Mbabarira Sheila, umva numva naguterura n'ishaka y'ifone ntacyo bimbwiye. Marira utaruraje. Mana yanjye we. Sinzi impamvu utishimye nkanjye n'ukuri pe. Nwa kwishima byo ndishimye pe. Ariko nyine ikizami gihe ari ikizami. Umwanya umwe ndishima. Umwanya umwe nkavuga ntibaze nsinzwe we Imana yanjye. Sheila birumvikana urumva, ariko nyine mura nkubwira ko uri umunyabwenge cyane kandi w'intwari. Ubwo rero nta kizami kigomba kugutsinda, ahubwo wowe ugomba kugitsinda ukagitikura ahubwo. Ahubwo be Karame, hari inama nkwifuzaho. Ari nayo mpamvu nakuzindukiye. Nyine inama zamfasha kuzatsinda. Icyo ukeneye ndakizi Sheila, kandi umura nzakuba hafi uko bishoboka kose. Iki baba we, dore amasaha ageze. Ahubwo Sheila, reka tujyanire nanjye mu kazi nakererwa. Umura nzakuba hafi rwose Sheila. Ahubwo si Sheila, wagenge ngasigara hano nkagira utwo nsigara ngutunganyiriza. Ikindi kandi ndumva nshaka kugutekera. Wow. Sasa nurye muri restaurant sibyo? Ese yandi utabima? Erega turayirwa nawe utera umujinya. Inese kandi kuba nkubajije ko cyagiye byarangiye murara mu zidafite amazi ubwo ndakosheje kuko. None se wowe ukurikije ukunzi n'uburyo nkunda akazi kanjye urumva byari gushoboka? Ntabwo twigeze turara mu nzu idafite amazi, ntibyigeze bitubaho pe. Ntibizanatuye igihe cyose nzaba ngikora hano. Kameza yemere. Nyine uriya munsi nabonye uri gukoresha amazi cyane. Bitamo gufata ijerekani imwe nyitsimba mu nzu. Ubwo rero urumva ko kumbi nuko byagenze cyane. Yenda umukobwa wari nshakora pe. Kabishyike bashoboje bagukunda. Sinaje gukinerega kandi ikindi turahera. Ninjya nkucyana ukagire ngo ni imishamba ndi kugutura, sibyo? Ahubwo nuko mba nanga ko abakoresha banjye bongera kudusanga mu mico batubujije.
ndabyumva pe nubwo nanjye ngerageza gukurikiza ibyifuzo byawe no gushyira mu bikorwa amasezerano nasezeranyije mabuja Solange na boss kwihangana bikananira ariko wenda wowe uzanshoboza ndakwizeye. Aha bigomba gushoboka rero. Ariko se ndabima ndakumva tuvugishije ukora kandi kazi katarako mu rugo wagakora ukagashobora. Umfasha kubera iki se ntagashobora? Aha nagashobora nyine. Ni ukuri nkurikije uburyo ukunda akazi ko mu rugo ukanakabasha ukanagerageza ukabamo inyangamugayo babona ari wowe nako buziraherezo pe. Gatsindwa n'Imana. Umva none utangiye kuvuga ko urumva umurimo ndaze. Icyakubwira inzozi zanjye maze ngeze kure nizigamira y'igishoro. Reka se aha inzozi zawe se nizihabima nako banza umbwire igishoro kimaze kugera kuri angahe? Nase ubwo baso uzayashora mu biki? Turahi ndakumva n'ubundi uri inshuti yanjye. Ndakumva ni nawe mujyanama mfite kugeza ubu ntakubeshye. Nyine nabashije kwizigamira ubu maze kugeza mu 100,000. Ye baba data we 100,000 byose we cyane. Uzashora mu biki sabima? Vuga buhoro se. Oya rwose 100,000 byose we cyane. Nyine ntabwo ndamenya icyo nzayakoresha ukumva ariko icyo nzi nuko mfite inzozi zo kuzaba umukire. Inzira byacamo yose. Arema kora hano ukuri uri umukobwa w'intwari cyane pe. Urakoze. Kuba mu kazi benshi bita ko nta kivamo ariko wowe ukaba umaze gukuramo yose we cyane. Uzi ko nukanga nawe yashora kandi akakungukira. Ngaho se ngira inama Turahi nyashore mu bijyanye n'iki? Ayo Imana umva nkubwire rero. Ndakumva. Intambwe ya mbere wateye no gutekereza ko wakwiteza imbere. Rero icara tuze utekereze neza icyo uzayakoresha ku buryo kizakuviramo umusaruro w'igihe kirekire sibyo? Ndakumva. Kandi mu gihe ugitekereza ku mushinga uzakora ntuzagarike kwizigamira. 100,000 nabyo bigomba gukomeza kwiyongera. Turashize none mazwe n'iki se kindege ya baba kandi mbona bwarayaze birina sutantuka tukabipfa. Oya ntabwo gututse baba we reka reka gusore wese yabona ko umutwe wawe yaburamo akantu n'impamo. Ubundi sibyo uri kubivugira iki kindege? Niko birina uravayo ukajya witse umwana uyu wanjye gihariya kuri butike kwa Margarita. Ya umva nanjye niho naringiye ariko nakubeshye sinagendana nawe n'uwo musaza ukuri mu mugongo. Ndaguha umwitangirizwa ntaseba kabisa rwose. Uyu mwana w'imyaka 3 niwe wita umusaza koko kindege? Ataba umusaza uko ari aho muhera munanirwa kubitaho uko bikwiye mwibeshya ngo barakuze kandi bagikeneye ubaba hafi. None se ubundi kari nkayo yose umuhetsemo ibiki iyo umureka akigenza uretse ko no kumuheka nta n'icyo bitwaye. Uzi ko haburaga tukamushyiraho n'igitenge ya baba ugatwikirana bwa butambaro batwikiriza abantu ukambara n'igutiya. Ariko nawe yewe shaberira nta kabuza umugore yarakuganje pe. Ntabwo ndenganzwa nk'uko bitekereza kindege. Uriyo ibi nabikoze ari amahitamo yanjye. Yewe niba ariyo mahitamo yawe wahisemo nabi ntibabuze byose rwose. Guhitamo gufasha umugore wanjye nibyo wita guhitamo nabi rero cyane pe cyane rwose nabikubwiye igihe kinigi. Violette yararimo kubara mu mirimo yo mu rugo. Nanjye mbona ko hari ibikenewe tugomba guhaha hitamo kujyayo. Uhitamo guheka ubwana. Uyu mwana nawe yariraga nuko nanga kumumusigira arira mpitamo kumukubita mu mugongo ngo tujyane. Urabona atacecetse se? Yakora tagaje wavuga niko uhegize intwari y'urugo. Yawe nako njye mbibonamo ikanzu. Reka nkubwire rero umbwire iki? Izi ni zimwe mu ndangagaciro z'umuryango uba muri gahunda yo guteganya imbyaro hakoresheje uburyo bwa kamere. Urabyumva kindege? Urugo ruteganya imbyaro rero habamo ubufatanye ndetse n'ubwumvikane. Yego hakabamo kubahana hagati y'abashakanye. Aha yewe ni muteganya simba bujije ahubwo se birina ndakumva. Kabyara we rwose ugeze he ushaka umwanya ngunganirize kuri za gahunda z'icyo nakora kugira ngo mbyara gahungu? Singiye kukubeshya rwose. Nimamo noneho nahita nkubita abandi dore nka 5 b'abahungu. Bigaciyo byagaciye. Umva kandi nibyo byawe se kindege? Yewe reka mbanza nihutane ibyo Violette wanjye antumye. Aha ndaza gushaka umwanya muri iki cyumweru tubonane rwose. Ubigire vuba rwose. Nabigusezeranije se. Rwamwe wanyoye inzoga? Use kuriya no kumara ko
ko zikunuka hose nyine kwa kundi nta nzoga ihumura rega natwe tuzinywa buri iyo twicaye impande wazinyoye twe tutazinyoye urumva zikuziba amazuru none se muzikundira iki koko amva kanseri ndakumva babarira iki kiganiro cy'inzoga tukiri buriya rero kari akantu kabamo ibanga nyine ntabwo wamenya icyako ngaho egera ameza basi turye sheri nari nagutegereje ameza wese buriya wabanza nkajya kogara nkoza amenyo nkaniyunyuguza mu kanwa neza nyine nkareka gukomeza kukubangamira nabyo ntacyo byaba bitwaye kandi rega humura niyo utanabikora ibyo byose nta kibazo mbigiraho ikibirega ni ugusinda naho se gusoma ugira ngo ni bibi ntiwumva n'icyo ngukundira rata gusinda byo sinshobora kongera pe biriya hari kera ntabwo nabisubira uyu nabikoze nakugaya cyane rwose nshobora kubikora waba ugaragaje ko inyigisho z'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro twigishijwe ntacyo zatumariye kuko harimo no kwirinda ubusinzi ntibikabe pe rwose ntibikabe uretse ko nubwo wambwiye ko umuhumuro w'agatama nafashe ntacyo gutwaye rero ntibiri bumbuze kubanza kwisukura mbere yo kwikora ku munwa ubikore ku bw'isuku ariko ntubikore ku bwo gukeka ko naba nabangamiwe ndakwizeye ntabwo wambeshya wowe ahubwo se kanseri ndakumva mbere y'uko njya mu bwogero mbwira wibutse kwigenzura nkunda iyo utangije icyo kibazo rwose ikizi ngo wibutse kwigenzura koko ahubwo z'ubwo bwakwira ntabikubajije sheri ntibishoboka uzi n'ukuntu tugitangira kwiga uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaro bw'iminsi ibiri dukoresha mu bintu by'ibanze batubwiye tugomba kuzirikana harimo no kwibukiranya buri gihe kwigenzura warabizirikanye rwose pe narabizirikanye cyane kanseri ngaho nsubiza rero nigenzuye humura yaba ku manywa nyuma ya saa sita nigenzuye ndetse no mu kanya nigenzuye nkimara kuryamisha abana nicyo kintu nahise nkurikizaho ese ntabwo ubyemeye se nkwereka urupapuro nanditseho ibimenyetso nigenzuye oya si ngombwa ndakwizeye kanseri ibimenyetso wigenzuye ejo byo ndacyabyibuka yego ejo umunsi wose wigenzuyeho amavangingo sibyo rwose hanyuma se uyu munsi bwo wabonye ibihe bimenyetso nicyo kimwe nabwo nigenzeho amavangingo ndabyumva neza rwose ubwo rero nawe urabyumva ko niba umunsi w'ejo hashize narigenzeho amavangingo n'uyu munsi nkaba nayigenzuyeho ndi mu bihe by'uburumbuke ubu muranabyumvise rugikubitasha ubwo rero gahunda ni ukwifata kandi twabigize ubuzima bwacu nibyo rwose sheyira arahuza ati amarangamutima yo gukomeza kubura Peter guhamagarwa gukora ikizamini aho yari yarasabye akazi no gutegura ubukwe bwe na Ntwari hagati aho Abimana na Turahirwa bari kujya inama y'icyo Abimana azakoresha 100 yizigamye mu gihe kanseri Dana Rwamwiza bishimira ko kwifata ku mushyikirano mpuzabitsina igihe bari mu bihe by'uburumbuke babigize ubuzima bwabo. Ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:00 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni
inkingi y'amahoro 2023 @gmail.com. inkingi y'amahoro.